Rayon Sport ko konte za Rayon zizajya muri beka yego kugira ngo transaction zose Rayon Sport ikora z'amafaranga zibe zigaragara icyo beka yemeye kuzafasha Rayon nubwo amafaranga nzaya disclosinga kuwa mbere wenda byarangiye bemeranyije ko Rayon Sport niyo izaba idafite amafaranga kuri konti imishahara y'abakozi kandi ushobora ngo payroll ushobora kuzagera muri miliyoni 70 yego azajya ahita ashyirwa kuri konti na beka noneho beka itegereze niba Jairut igiye kwishyura tranche yayo yego wenda beka ifata amafaranga ya Jairut yishyure niba Skol igiye kwishyura amafaranga yayo nayo ndaje ngereyo nyigereho nayo wenda ifata amafaranga yishyure yego na beka amafaranga izajya bigomba guharira za Rayon Sport wenda ikaba yahaye amafaranga ariko wenda tangana nayo Rayon Sport ihemba beka ivuga ati nacyo ni nko kuba tubatije amafaranga ariko byiburi cyo guhemba kirangira so barashaka gustabiliza ikintu cyitwa imishahara nicyo beka izabafasha amafaranga yose ya Rayon Sport agaca muri beka Rayon Sport imishinga yose ifite ikayikorana n'andi makampani ariko kwishyurwa bikorerwa muri beka no beka ikabizi ko konte za Rayon Sport niba zifite access izajya ibizi ko niba tiza amafaranga igahemba amafaranga n'undi naza beka izishyura ariko nivuga ko beka itazabaha amafaranga rero zabura umufatanya bikorwa mukuru wa Rayon Sport kandi bambwiye ko deal Skol yabahaga beka ngo izayirenza ndetse cyane kuko kandi yarigeze muri 280 kuri jezi hari abagari Skol hazaho ari beka umufatanya bikorwa mukuru ni beka bamaze kurangiza bakoraga imibare akavuga ko Rayon Sport izajya yinjira muri miliyari y'amanyarwanda amafaranga ashobora kunyura kuri konti yabo ariko giya beka ikizere ko bafata amafaranga Skol aya beka aya yateri imishinga bazakorana ngiye gusobanura n'ayava kuri bibuga n'ibiki bakavuga ati kipe dukomereze rero muri Skol baracyafitanye ibiganiro Skol irakorana na Rayon ariko Skol irajya munsi ya nimero no kuvuga ngo imbere hariya kuri jezi hazandikwa beka ariko mu mugongo hejuru hari izina ry'umukinnyi hagakurikiraho nimero munsi ya nimero niyo Skol izaba yanditse Skol rero izagabanya amafaranga ahagareyo kuko nayo nyine visibility yayo yagabanutse ariko izagira amafaranga izajya ihareyo atangana nayo yabahaga ariko izajya Rayon bazayagabanya sinzi wenda aho bazayageza ariko tuzabivuga urumva ko Rayon Sport izaguma mu nzovi yego icyo rero bakomeza gushaka cyari kinabaguye bazakomeza kwa ikibuga cyo mu nzovi nje niboneye email umuyobozi wa Skol yandikiye president wa Rayon Sport ibiganiro babirimo Skol irabishaka Rayon irabishaka Skol na Rayon bazagumana ariko umufatanya bikorwa mukuru ntago azaba kiri Skol yego Rayon Sport ikindi yaganiriye wenda ni kijyanye n'amatora ntabwo yigeze president ngo ni ryari aho yavuze ngo ni vuba ariko biriya by'amatora hierarchy ya Rayon Sport nyemera uzanyibutse kwa mbere tuzayiganire bazakora ikintu cya board of directors Murenzi azaba CEO niko biteganyijwe niyo mpamvu Murenzi ntago azava muri Rayon ukuntu bazabikora bazakora board abantu bajye muri board ariko Murenzi azaba CEO yego azaba CEO niyo byabaganire na RGB nzayikuzanira intuza yayo y'imiyoborere tuzayiganiraho kuwa mbere none tunavugana icyo buri wese azabashinzwe buri department bizaba birimo nuko bari kwitekereza tuzabivuga ari umukinnyi wateje ibibazo Nizimana Mubaraka abantu babimenye kuko reka Mubaraka umusoreza wo mu munota umwe mbabwire ko Airtel kuntu izakorana na Rayon Airtel ikintu izakorana na Rayon Airtel izahariyo bis nicyo kintu kinini zaba niyo asset nini zaba hanyuma hari n'imishinga ku kanyenyeri 702 urwego hari abagurira ibintu bya Airtel Rayon Sport izajya ikoranaho na Airtel bakavuga nugura umuriro unyuze kuri aka kanyenyeri urabuteye inkunga Rayon Sport ifata pourcentage wenda 10% nugura amazi ni wishyura iki niko bazakorana ni ku mishinga ariko Rayon Sport yategura nk'ibi bya Rayon Sport Day Airtel kajya nk'amafaranga ibaha yo kubafasha Rayon Sport wenda yategura nk'ibintu byo gufasha wenda abana muri